biraza kurangira ute hagati ya Mitsutsu ndetse na Kiramani dore ko bari gushotorana bikaze cyane. Ni nyuma y'uko ubwo uyu Kiramani yagiranye ikibazo cyihariye we na Mitsutsu ari we umukinnyi we, dore ko amuhemba uyu mwite Dadi, dore ko Kiramani afite timu isaga abantu 150, dore ko abahemba neza ndetse nta bibazo bijemo. Ariko hagati rero y'uyu Kiramani ndetse na Mitsutsu ndababwira ko bitameze neza habe namba, ndababwira ko bari gusubiranamo biteye ubwoba. Mitsutsu bamajije kuba bamugeza iyo ajya, bamajije kuba bamuzamura atangira kwihenura ku rutugu cyangwa se ku ijosi, ariko tuzi ko nk'umugani w'ikinyarwanda ngo nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi. Ibi bintu Mitsutsu yakoze ntabwo ari byo, yarakwiye kuba yajya imbere ya kamera akabwira uyu Dadi nabi, cyangwa se bifu zose baba bafitanye agomba guca bugufi akavuga ati uyu ni Dadi, niwe wanzamuye kugeza aho ndubu, niwe mbikesha. Ariko Mitsutsu we ntabwo yabyemera, dore ko aba ari kuvuga ati ntaco byantwara, ati n'ubundi ntabwo umbeshejeho. Ariko Dadi wakamubwira ati tireba, tumaranye umwaka wose nkuhemba nkumenyera buri kimwe cyose, ati kandi nkuhemba neza, dore ko anavuga ati nta kibazo cyanjye twigeze tugirana, ati burya waransekeraga, ati ahubwo hihishemo urwango nimbimenye, ati sinzi nimba ari nje waba waritwaye nabi, ati ariko uramemukiye. Umubano wawe na Kiramani hajemo agatotsi byatewe reka nkubwire amuhamagare ibyo biranarangira ujya mu kiganiro uvuga ngo turi indyarya, ubundi kwibaza hagati yanjye nawe indyarya iyo ariyo umarana nanjye umwaka wose uza. Dore ko ubwo bari mu kiganiro kwa Chita Magic bamuhamagaye bashize ku murongo wa telefone uwo bita Kiramani. Kiramani yabashije kuba yavuga buri kimwe cyose kiri gutuma bashwana n'uyu bita Mitsutsu. Agenda anamubwira ati ibi bintu wakoze ntabwo ari byo, atugomba kuba wabihanirwa ari nibishoboka, ati kuko warambabaje cyane, ati mu buzima, ati guhura nawe bizaba nk'impanuka. Ese wowe uribaza ati se iyi sinema nyarwanda cyangwa se izi filime nyarwanda dore ko zajemo ibintu utapfa kumenya, urwangano ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, dore ko bikomeje kuba byagorana. Wakibaza uti se abantu bageze kuri rwa rwego baba bari gupfa ibintu bijyanye n'iki? Dore ko ubwa mbere yamubajije ati se muri buriya bukwe bwa Nana ni ibiki wakoreyemo, ati wakoze ibiki? Rero abasha kuba nawe yavuga ati se wakinaga komedi cyangwa wari uri kwishimisha bisanzwe? Rero Kiramani yagiye amubaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, ati se wowe, ati gute waba warakoze biriya bintu? Ariko na Mitsutsu ku ruhande rwe yabashije kuba yavuga ati ubwo yapanze content ikagiye gukinana n'uwo bita Nana Pranka, ntabwo abakinnyi be babashije kuba babyumva neza, dore ko bamwe babirakariyemo babasha kuba bacomeka amagambo Nana, aribwo byageze nyuma akabasha kuba yababwira ko ari Pranka. Nabwo rero Mitsutsu bikamubabaza avuga ati biragoye gukorana n'abantu mutari kumvikana cyangwa se mutari kujya umujyo umwe, ati kandi nari nabipanze bambwira ko nta kibazo kirimo tugomba gukorana, ati ariko abantu cyangwa se timu dukorana yabashije kuba yangambanira, ati ngewe nimenyere gukora Pranka, ati ariko ntabwo byagenze uko nari narabiteguye, ati dore ko yabashije kuba yajya imbere ya kamera akabihakana avuga ko ari Pranka badakundanye, aribwo bamwoheje abakinnyi bakinana. Turi mu bukwe bwa Nana
hariya ntabwo ari ahantu ho gukinira komedi bro, mbigusubiriremo sibyo. ariko se nanone kandi gute uyu Mitsutsu nubwo wenda baba baramukoze ibi bintu ati ntabwo akwiye kuba yakishira hejuru, ati umuntu uba waragutamitse cyangwa se uba waraguhaye icyo kurya akaguhaza, ati ntabwo ugomba kumwishinyoraho cyangwa se kumwishiraho hejuru, ati kuko uko byagenda kose ushobora kwishimana ukongera ukabasha kuba wamanuka hasi, ati ubwo rero bikabasha kubamo cyangwa se byabamo ikibazo. Ati Mitsutsu tuza, niko abakunzi bari kugenda bavuga ati Mitsutsu tuza, ati ko byagenda kose nubwo baba barakugiriye nabi, ati wihangane niko bimera. Rero nshuti bakomeje kubona mu kiganiro mwutse ko mutarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuza kubagezaho tuzabe tubagerezaho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, ciao ciao.